Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana yaturinze namwe ikabarinda. Nta gikuba cyacitse muri twe, Imana y'amahoro yumve ko nyishimye. Nta gikuba cyacitse mu nshuti zanjye, kandi nawe bitameze neza mukomere nkunda kuvuga ngo ntabwo twabibaza ngo uragira gute, nibwo bumana bwayo. Imana rero nishimye kuko niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Nshuje inshuti zacu zose za Berwa TV aho ziherereye mu mpande enye z'isi, mwumve ko tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, turagushimye ko waturinze kuri uyu munsi. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Nyemerera rero amaraso yawe tweza dutunganye adukureho umugayo. Njyewe ugiye kuvugira ijambo ryawe ntaba ari njye, ururuka wivugire muri njye, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amina. Tugiye gusoma muri Mariko 11:20. Mariko 11:20. Iby'umutini n'ibyo gusenga no kubabarirwa. Aravuga titire y'amagambo iravuga ngo iby'umutini no gusenga no kubabarirwa. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uherereye ku mazi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose musaba mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe, kandi muzabibona. Kandi ntimuhagarike, musenge. Hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire, kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tusomye iby'umutini. Kristo yanyuze ku mutini awuraho imbuto, arawuvuma. Ngo bongeye kuhanyura, Petero amwibutsa iby'uwo mutini, ngo basanga umutini warumye kuva Yesu yawuvuma, asanga umutini warumye. Ngarangije abacira uyu mugani, arababwira ngo, hano haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Haleluya. Ngo Yesu arababwira ngo mwizere Imana, mwizere Imana. Mwanga ati mwizere Imana, mwizere Imana. Ni mwizere Imana mwabasha kubwira uyu musozi ngo niwururuke ujye mu nyanja, kandi ibyo muvuze mukabyizera mudashidikanye, uyu musozi wakwigirayo ukajya mu nyanja, ngo mudashidikanye mu mitima yanyu. Haleluya. Arababwira Yesu arababwira ati, ni mwizere Imana. Nimumara kwizera Imana, ibyo muzashyiraho umutima byose mukabivuga mudashidikanye ko Data wo mu ijuru abikoze, bizakoreka. Aho byari bivuye, Petero yari yongeye kumwibutsa iby'uyu mutini, ko bawunyuzeho bawuburaho imbuto. Yesu arawuvuma. Amaze kuwuvuma, nibwo Petero amwibukije, aramubwira ngo ikintu cyose muzahagarara mu butware, mukagisaba mudashidikanyije mu mitima yanyu, kandi ngo mukomeze mwizere Imana munasenge. Haleluya. Petero amaze kumwibutsa, amubwiye ayo magambo Kristo arangije aramubwira ati, musenge kandi mwizere. Mwabasha kubwira uyu musozi ngo ukigirayo, mwabasha kubwira uyu musozi ngo jya mu nyanja, ukajya mu nyanja. Ijambo mbazaniye ijambo bita kwizera. Haleluya. Ijambo bita kwizera, ngo mudashidikanyije yuko ibyo mubwiye so wo mu ijuru nawe abyumvise. Iyo umuntu, twese turasenga, nta muntu, kubona umuntu udasenga ni hakeya, ariko
icyo turushanwa ni ukwizera, ni uburyo ufata imana mu buzima bwawe, uburyo utekereza imana ikoramo mu buzima bwawe, uburyo wumva imana ishoboyemo mu buzima bwawe, nibwo buguhesha kwakira ibintu bigari. Kwizera kwawe niko kuguhesha kwakira ibintu bigari. Arababwira ngo musenge imana ariko mwizere ko icyo muvuze gikoreka. Ngo ubashije kwizera niyo wavuga ngo kuraho ngo uyu musozi ujye mu nyanja, ngo ariko ukizera yuko bikoretse, ukabyizera mu mutima wawe udashidikanyije, ngo umusozi wakwigirayo. Amina. Nuko Petero amwibukije Kristo nuko yamusubije, mbazaniye ijambo bita kwizera. Iyo umuntu afite kwizera mu mutima we ntabwo atinya. Nta yindi ntwaro Satani afatisha umuntu usenga. Birashoboka ko waretse ibyaha byose, birashoboka ko rwose uri umukristo, ariko Satani akaba yaragufatiye mu kintu bita ubwoba, Satani akaba yaragufatiye mu kintu bita gutakaza ibyiringiro, Satani akaba yaragufatiye mu kintu bita kwiganyira, Satani akaba yaragufatiye mu kintu bita kutizera, ugatekereza ngo mbese byacahe, ukibaza ngo mbese byanyurahe, ukibaza se ngo byagenda gute. Nkuzaniye ijambo wowe uko wizera, iyo uhagaze mu mwanya wo gusenga, uko wizera usaba so wo mu ijuru arakumva, kuko ijambo ryaratubwiye ngo mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Uko ushaka kubaho cyangwa uko ushaka kugenda niko kuri mu biganza byawe. Jya imbere y'Imana ubwire Imana, ibwire ngo ndashaka kubaho muri ubu buzima, ndashaka kugenda muri ubu buzima, nyemerera unshoboze Kristo, nyemerera ume, ukomange uzakingurirwa kandi usabe uzahabwa. Ni ukuri. Nurangiza wizere, Satani ajya afatira abantu b'Imana cyangwa abakristo akabafatira mu kutizera, ukumva yuko nta byiringiro ufite by'ubuzima, ugatangira ukiheba, ugatangira ukiganyira, ugatangira ugasubira inyuma. Ariko mwuzaniye ijambo ryiza cyane rivuga ngo kwizera. Arababwira ngo musenge, ngo ariko mwizere, ngo niwizera mu mutima wawe ibyo uvuze udashidikanya nta kabuza bizakoreka. Ariko hari umurongo nakunze hasi, aravuga ngo mubabarire bene so, ngo kuko nimutababarira bene so, ngo kugira ngo na data wo mu ijuru na so mu ijuru abashe kubababarira, ngo ariko nimutababarira bene so namwe nago so mu ijuru azabasha kubababarira. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Gutanga imbabazi ni ibintu bikomeye cyane, gusaba imbabazi ni ibintu bikomeye cyane. Ariko igihe cyose utaratera intambwe yo kubabarira baguhemukiye, igihe cyose utariyumvamo kubabarira baguhemukiye, kandi wowe mu buzima bwa buri munsi wowe uhora ucumura ku mubyeyi, wowe uhora ucumura ku Mana, ariko wowe kubabarira mugenzi wawe mubana ku isi, kubabarira mwene so byarakunaniye, wumva ufite igikomere, data wo mu ijuru we kucyo tubabarira ku kanini no ku gato. Buri gihe duhora ku birenge by'Imana dusaba imbabazi, buri gihe duhora mu gituza cy'Imana dusaba imbabazi. Mana mbabarira. Pawulo yabivuze neza ngo mfashwa na Kristo imbaraga. Turi muri uru rugendo turi abanyantege nkeya, ngo mubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu, ngo mubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Reka nkubwire rwose, umuntu nta muntu n'uyu n'umwe wagukorera ikintu ngo we kutamubabarira, kuko nawe ibyaha wakoreye imbere y'Imana, Imana yarakubabariye. Umuntu niba yarakwanze wowe mukunde, umuntu niba agufitiye ishyari, niba kwima wowe muhe, umuntu niba gutoteza we mugirire neza, wowe murute, kuko Kristo yarabivuze ngo kugirira abantu b'inshuti zawe umumaro ni ibintu bisanzwe, ngo ariko igikomeye ni ukugirira neza umwanzi wawe. Kuba waha mama wawe amafaranga ni ibintu bisanzwe, kuba waha umukunzi wawe ikintu ni ibintu bisanzwe, ariko kuba waha umwanzi wawe ubizi neza akakwanga, ubizi neza yuko atagukunda, ni ibintu bidasanzwe. Bivuze ngo twebwe dutegetswe gukunda abanzi bacu tubizi neza ko batwanga,
tubizi neza ko batadukunda ariko twe tukabakunda. Kristo aravuga ngo ugirire neza umwanzi wawe, ngo kuko iyo ugiriye neza n'ubundi umuntu wawe ni nko kwiha, ni nk'uko wafata ugahereza umwana wawe n'ubundi urimo biba n'ahandi uzasarura. Ariko guha umuntu ubizi neza ko atazagusubiza nicyo Uwiteka ashaka. Guha umuntu ubizi neza yuko atari bugushime nicyo Uwiteka ashaka. Kwera imbuto ugakunda umwanzi wawe n'umutima wawe wose, ukamukunda ukamubabarira ibyo yaguhemukiye byose, kuko ijambo ryatubwiye ngo so mu ijuru nawe azabababarira. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke dukundane. Kunda umwanzi wawe, kunda uwakugiriye nabi, kunda uwagutoteje. Dufite abantu benshi twigiyeho. Yosefu yagiriye neza bene se, baramuhemukiye. Ni ukuri yagiriye neza bene se. Dawidi Imana yamushyize mu biganza Sawuli, ntiyigera amwica kandi Imana yamumugabije. Sawuli warimo kumuhiga ngo amwice, ariko Dawidi aravuga ati biragatsindwa kuramburiraho ikiganza Imana yimikishije n'amavuta. Biragatsindwa. Ntabwo ikosa rikosorwa n'irindi. Ntago waba umurushije. Umukiranutsi ni iki? Umukristo ni iki? Umuntu w'Imana ni iki? Nuko wakora ibyananiye abandi. Aribwo bavuga ngo intwari zirananiye, hasigaye intwarane. Bijya bitunanira ukabona abantu tunaniwe gutandukana n'abantu badakijijwe. Natwe tugize inzika mu mutima, natwe tugize ubugome mu mutima, natwe tugize inzangano mu mutima. Nago tuba twagakizwa. Umva uko ijambo rivuze. Mubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ngo mubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Iyo wababariye so wo mu ijuru, papa wacu, umubyeyi wacu, nawe tubabarira ibyaha byacu. Mbese utababariye kuki ukeneye kubabarirwa ariko wowe ntubabarire? Kuki ukeneye kwikubita imbere y'Imana wayihemukiye ukayibwira ngo Mana nakoze ibimbabarira, ariko wowe umwana w'umuntu yaguhemukira, wambaye umubiri n'inyama, wowe ukananirwa kumubabarira, kandi uzi ko uwo mukirana nawe ukirana nawe ugutsinda, nawe ari wakirana nawe akamutsinda. Niba ukirana n'umubiri ukakunanira, nawe akirana n'umwanzi akamunanira, kamuteza urwangano. Jya umenya ko atari we. Haleluya. Jya umenya ko atari we. Umubabarire. Uvuga uti ntabwo ari we turwana, ni umwanzi Satani. Uko njya ntsindwa nawe yatsinzwa azana inzangano, uko njya ntsindwa nawe yatsinzwa azana ishyari. Ariko birakwiriye ko mubabarira kugira ngo mubere urugero rwiza. Birakwiriye ko mubabarira kugira ngo Data wo mu ijuru nanjye nintsindwa, kuko ijambo rirambwira ngo nuhagaze yirinda atagwa, rikambwira ngo wita ukiranutsi aba yisi Imana inyabinyoma. Ni ukuri turi mu isi, nta uragera ahantu Satani atarasimya, ahubwo dutuye mu mbabazi z'Uwiteka. Niba uzi ko ukeneye imbabazi z'Uwiteka ku manywa na nijoro, niba uzi ko ukeneye imbabazi z'Imana Data buri kanya, niba uzi ko ukeneye imbabazi z'Uwiteka, gerageza nawe ubabarire. Uko ukeneye izo mbabazi n'abandi barazikeneye. Uko wacumura ku wundi muntu niko nawe yagucumuraho, kandi uko wakenera imbabazi niko nawe azikeneye. Jambo rero riratubwiye ngo mubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Mbazaniye ijambo bita kwizera, n'ijambo bita kubabarira, kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware, ntabwo byoroshye kuba umuntu yababarira uwamuhemukiye, ariko tugusabye Mwuka Wera iyo ageze mu bantu turoroha. Mwuka Wera hageze ni ukuri ibintu biremera bigakunda. Nyemerera Mwuka Wera aba ari wo kutugenga no kutuyobora, ari usaba imbabazi n'uzisabwa. Twese Mwami tuyoborwe na Mwuka Wera. Urakoze, urakarama, byiringiro bizima kudukomereje mu buntu bwawe. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom. Ndabakunda. Mwari muri kumwe na Berwa TV, muri kumwe na Mama Berwa.
turimo kwiga ijambo ryiza cyane ryo kubabarira no kwizera. Nabifurizaga rero kugira ngo duture mu mbabazi, kugira ngo data wo mu ijuru nawe azatubabarire. Mukore subscribe, share na comment niba unyuzwe n'ijambo, utabikora nk'umuhango. Niba wumva ari aho uvuye n'aho ugeze, wumva ugeze mu mbaraga zo kubabarira, kugira ngo so mu ijuru nawe akubabarire, mukore subscribe, share na comment. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabakunda. Shalom shalom.